Turabasuhuje inshuti zacu dukunda, uyu ni wa mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana, tukanabagezaho ijambo ry'Imana riba riri kudufasha. Ni karibu, Imana ibane natwe kandi duhe umugisha. Tugiye gutangira amateraniro yacu dusenga kugira ngo Umwuka Wera aze abane natwe. Uwiteka Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Aka kanya Mwami duciye bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo Mwami izina ryawe rishyirwe hejuru. Rero Mwami, twageze imbere y'amaso yawe, turakwinginze kugira ngo Mwami twese ibyo tuvuga naba ari twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho Mwami uze ubane natwe, uze utugirire neza. Umwuka Wera wawe ategeka aganze muri aya materaniro, bana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu tubyatse tubyambaje, amen. Karibu na Sheri akatugezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye. Imana iduhane umugisha. Haleluya, amen. shimira Imana ko tubonye uyu mwanya nanone, umwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana. Imana yabanye natwe mu cyumweru gishize, Imana ihimbazwe. Rero turashaka gukoresha umwanya mutoya nk'ibisanzwe, tukabasangiza ikiri ku mitima yacu. Dufite ijambo uyu munsi rivuga ngo humura, ibihurimo si ibyo kukwica. Tugiye gusoma imirongo itandukanye nagiye nyishyira hamwe kugira ngo dukoreshe igihe gitoya. Turasoma muri Yohana 11 umurongo wa 4, aravuga ngo Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Mu by'ukuri ni inkuru za Lazaro. Yesu bamutumye bamubwira ko arwaye, ariko Yesu kuko yari azi iby'ubwo burwayi, arongera atumiza umwana avuga ngo mugende mumubwire babatumye ko iyo ndwara atari iyo kumwica, ahubwo ari iyo guhimbarisha izina ry'Imana. Mu by'ukuri igihe duhura n'ibibazo, ariko ibyo bibazo nyirizina gahunda ari ugutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Umurongo wa 35 muri iki gice cya 11 uravuga ngo Yesu ararira. Ahangaha nibaje impamvu Yesu yarize. Yesu yari asanzwe ari inshuti ya Lazaro na Marita na Mariya, anyura i Betaniya kuko niho babaga, akabaganiriza. Bari bamuzi ko azura abapfuye, bari bazi ko ahagurutse ibirema, agahumura impumyi, bari bazi ibitangaza byinshi n'inshuti yabo agenda akora. Ariko Yesu atangazwa no kubona batizeye, ko nyine abona ko bo bumva ko ngo byarangiye, ngo kuko baramubwiye ngo iyo uhari ngo ntabwo umusaza wacu aba yapfuye. Nawe Yesu hari ibyo yaba yaragukoreye rero byinshi mu buzima, ariko kubera ibihurimo cyangwa ibibazo urimo, ugasanga n'ubundi uri gutuma Yesu arira. Mu by'ukuri ibintu Yesu yadukoreye biraje ngo twizere ko nibyo tubona ko byapfuye byanutse, Yesu yabasha kubikemura cyangwa se Imana yabikora. Dusome no muri Yohana 6:6 aravuga ngo ibyo yabivuze agira ngo amugerageze kuko yari azi icyo agiye gukora. Mu by'ukuri Kristo azi icyo ari bukore. Mu bihurimo bitakoroheye, ubuzima urimo butakoroheye, niba ari uburwayi, niba ari ibyifuzo cyangwa ibibazo urimo, Imana izi icyo igomba gukora. Kubara 14 umurongo w'9 aravuga ngo icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinya. Yohana 3 urwandiko rwa mbere umurongo wa 4 aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo ubugome. Mu by'ukuri ahangaha ni inkuru z'Abisirayeli, nabo bari baragiye babona Imana ikora imirimo n'ibitangaza, bibavana mu buretwa, bibambutsa inyanja itukura iciyemo umuhanda, aribwo byari bibaye bwa mbere. Ariko bageze hafi y'igihugu bajyagamo, babura kwizera, bitotombera Imana. Rero uyu ni Yesu na Kaleba bababwiraga ati ntimugome. Dusomye munsi mu rwandiko rwa Yohana aravuga ngo ubugome ni icyo cyaha, icyaha nubwo bugome. Aravuga ngo ntimugome, cyase nimugomera Uwiteka, kuko ngo tuzabarya nk'imitsima kuko bene icyo gihugu ntibafite ikibakingira. Nawe rero ntugomere Uwiteka mu urimo bikugoye, mu bibazo ufite bitari bimwe mu buzima urimo, wenda uri kwibaza ngo biragenda bite, what next. Ntugomere Imana, ntiwicire inzira ngo ukore icyaha, kuko iyo wicira inzira n'igisubizo ubonye ntago kiramba, niyo kirambye nta mahoro kigiriramo. Mu by'ukuri rero njye nakubwira ngo aho ubona uri gushyira akadomo, ubona ibintu byarangiye, Kristo yaje ashyiraho akitso, ibintu biba bigikomeza. Uyu munsi dufite message ivuga ngo komera, wirinde icyaha. Ibyo ubona urimo nibyo gutuma izina ry'Imana ntabwo icyubahiro, ntabwo ari byo kukwica. Wowe kora ibintu bitatu gusa:
senga ukiranuke wizere Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na tumva ari Matayo 6:25 gukomeza 33, Yesu avuga ngo ntimukiganyire mwibaza ibyo muzarya, ibyo muzambara, ibyo muzanywa, akavuga inyoni n'uburabyo, akavuga uburyo n'abapagani ibyo tuba tuhangayikiye nabo babibona, nabo kandi babibona. Kandi Imana, Kristo agira akavuga ngo Imana izi ko tubikeneye, izi ko tubikwiye rwose ko turi mwiza, ariko akavuga ngo dushaka kuvuga ngo Imana no gukiranuka ngo n'ibyo byose tuba dushaka tuzagira gute, tuzabyongererwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka na shiragira icyo yongeraho, dushaka kubahumuriza uvuga ngo ntago tuzi ibyo muri kunyuramo, ntago tuzi ibyo uri kunyuramo, ariko Imana iri kumwe nawe kandi izi icyo igomba kubikoraho. Wowe gusa ba maso uyizere, Imana ishoboye byose, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, shira Imana imuhe umugisha. Iri jambo rirasobanutse, nta byinshi narivugaho, ariko tugomba kwizera Imana muri byose. Ukizera Imana muri byose ko ariyo ishobora byose, ko ariyo ishobora kugukorera ibintu neza, utarenze guhanga amaso abantu, ugahanga amaso abavandimwe, ugahanga amaso imiryango. Oya, hanga amaso ku Uwiteka, kuko niwe utajya udukoza isoni, niwe ubwira ibyawe akaguhishira ibanga, niwe utakuvamo. Imana yo mu ijuru itugirire neza, iduhe kwizera bundi bushya, tuyizere ko ariyo ishobora byose, ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Imana yo mu ijuru ibane natwe, igomeze kuduha umugisha. Tugiye gusaba sheri adusengere kugira ngo Imana iduhe imbaraga, kandi uru rugendo ntabwo biba byoroshye, ariko turi kumwe n'Imana ikatujya imbere, nta cyaduhungabanya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni karibu. Reka dusenge. Turagushima Imana yacu, tugushimira ko ijambo ryawe riduhumuriza, tubwira ko ibyo turimo, ubuzima tubona butatworoheye, ibyo twaba twibaza wenda tubona nta gisubizo, Imana izi igisubizo cyabyo, kandi ntabwo ari ibyo gutuma tumwara, ibyo gutuma dusaba, ibyo gutuma dupfa, ahubwo n'ibyo gutuma izina rye rihabwa icyubahiro. Kudukomeze rero, turinde kujya mu bugome, turinde kwicira inzira, turinde guhemukira, tukwizere, dukore ibyo ushaka, tugutegereze. Ushimiye kubanye natwe, reka ufashe buri wese udukurikiye, yaba arwaye, yaba afite ibibazo bitandukanye, muhe ko kwizera kandi muremere igisubizo cy'ikibazo afite, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.